Mbahaye ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Unguka Ubumenyi Post. Ese hari umuntu ushobora gukora imyaka 30 yose ahembwa buri kwezi ariko agasaza nta mutungo afite, agasaza akennye kandi yaritwaga ko afite akazi kamuhemba buri gihe ukwezi ugashira agahembwa n'ukundi kugahembwa, ariko igihe kikagera agasaza ari umukene, agasaza nta mutungo afite? Igisubizo ni yego. Mpamvu suko batarakoraga, suko aba yari umunebwe, suko bataragiraga management ya bikeya afite, ahubwo nuko aba yakoraga agakora umurimo umutwara imbaraga, ukamutwara igihe ariko ntumwinjirize ibikenewe. Umuntu w'umushomeri biragoye kwemera ko hariho imirimo ndetse imwe yo muri leta abantu bakora ariko bayishingikirizaho yonyine bagasaza bakennye. Umuntu udafite akazi ashobora kubyumva akumva ko abafite iyo mirimo utiteza imbere cyangwa bitaka ubukene ari ubutesi no gushinyagurira abashomeri batigeze akazi. Gusa nuko hari imirimo wakora itanga umushahara w'ukwezi, watinda muri ako kazi ugasaza utabaye umukire. Uyu munsi twabateguriye urutonde rw'imirimo 5 ikorerwa hano mu Rwanda, igakorwa n'abantu benshi ikanabahemba ndetse bakabona umushahara wa buri kwezi, ariko iyo mirimo ikaba idashobora kukugeza ku bukire mu gihe udafite akandi kazi ko ku ruhande, cyangwa ngo utinyuke uhimba akazi kawe wikorere ube your own boss, cyangwa se wikorere muri make. Muri video ntabwo tugamije gusebya indi mirimo abandi bakora, cyangwa ko ngo wenda ngo dusebye imirimo abandi bari gukora bitewe wenda no kwihemba makeya. Oya, kubera yuko abenshi muri twe iyo mirimo iradutunze imiryango yacu, ariko uko byagenda kose tugomba gusobanukirwa, tugahumuka, tugatinyuka kugira ngo dutegure ejo hazaza hacu heza. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa, ukaba ugitegurirwa nanjye Emi Fierté kuri Unguka Ubumenyi Post. Nyabuna mbere yuko dukomeza, banza urebe niba utarakanda subscribe kugira ngo uhakande, ureba aho hasi handitse subscribe, uhakande, ukande like, unajye muri comment uduhe igitekerezo, uraba uteye inkunga iki kiganiro cyacu. Tudatinze reka dutangire n'umurimo wa mbere. Umurimo wa mbere ushobora gukora wawutindamo nta bindi bintu byo ku ruhande ufite ukora ari wo wonyine ukaba utagukiza, ni umurimo wo kwigisha mu mashuri abanza. Abantu benshi barawukora kuko ni umurimo wizewe uri safe. Uyu murimo ntibapfa kukwirukana utakoze amakosa akazi, kuko niyo waba ukoze amakosa yo mu kazi baragerageza bakakugoragora. Niwumva ngo hari umwarimu wo mu mashuri abanza mu kigo cya leta, hari umwarimu mu mashuri abanza akaba yirukana, wazaba yakoze amakosa atakwihanganira. Ni umurimo ufite status mu muryango. Imiryango myinshi mu cyaro ndetse no mu mujyi ifite abayitunze bakora ubwarimu mu mashuri abanza, rwose bakaba batunze imiryango yabo, nubwo bamwe bibagora iyo nta butaka bafite cyangwa se izindi resources ku ruhande, ariko ntabwo baba bahwanye n'abashomeri. Ikindi, ukurikije ibitekerezo duhabwa n'abarimu bigishije kera basaziye mu kazi, mu bihe byashize ibiciro ku masoko bitarazamuka wasangaga abarimu mu gihugu bubashywe kuko nibo baguraga imirima, amazu, amashyamba n'ibindi, kuko umushahara bahembwaga washoboraga kuba waguramo bikeya ukeneye by'ibanze, ariko ukaba wanasagura. Bitandukanye n'iki gihe aho umwarimu ashobora guhembwa umushahara wuzuye, yajya guhaha ku isoko agataha agiyemo n'amadeni, kuko umushahara yahembwe wabaye mutoya ugereranyije n'ibikenewe. Abarimu bakora mu bigo bya leta rero batangirwa ubwizigame bukuwe ku mafaranga yabo, agashyirwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ba leta. Uburyo uvuye mu kazi ku myaka yagenwe uhabwa pansiyo ugakomeza guhembwa igihe utari mu kazi.
Ikindi buriya abarimu leta ibitaho kuko mu bijyanye no kwivuza batanga za mituweli, amafaranga menshi baba bagomba gutanga menshi akatwa ku mushahara wabo. Gusa nubwo bimeze bityo, aka kazi gatanga umushahara muto cyane ugereranyije n'uko ibiciro bihagaze muri kino gihe. Reka dufate urugero rw'umusore ukirangiza segonderi agahita ahabwa akazi ko kwigisha mu mashuri abanza. Uyu azaba akeneye kwambara neza nk'umukozi, akodesha inzu atahamo niba adakorera iwabo. Kandi niyo yaba ataha iwabo bazamukenera kugira ngo bimwe na bimwe bakenera abibafashemo, abunganire. Wenda nko guhemba abakozi babahingiye, kubahahira utwibanze niba ari urugo rutifashije. Ikindi azakenera kuzigama kugira ngo ejo n'ejo bundi azubake urugo rwe. Bityo azakenera kugura ikibanza yubakemo inzu. Ikibanza ubwacyo ni amafaranga. Ikibanza cyo ku muhanda ubu ngubu ni amafaranga menshi. Noneho yubaka inzu. Kubaka inzu ibikoresho by'ubwubatsi birahenda murabizi. Ashaka umugore afata inshingano nk'umugabo, abamusabye intwererane abatwerere, akenere kunywa icyayi cyangwa amata, cyangwa ajye muri resitora igihe yafashe urugendo ahantu, akenere gutanga amafaranga atangwa ku bigo. Kuko hari ibigo bimwe usanga hari za solidarite, ugasanga amafaranga bahembwe akuyemo ayo gutwerera bagenzi be. Hari ibintu byinshi biba biratwara amafaranga ye, niba ari uwarwaye, washyingiye cyangwa washyingiwe, n'utundi twinshi azakenera, kandi byose bive muri wa mushahara ahembwa. Niba rero wowe uri kunyumva ukaba uzi gukora imibare neza, urumva ibyo byose biramutse bibaye tayari byamaze kurenga umushahara aba yahembwe. Rero aka kazi k'ubwarimu tutakavuzeho byinshi, ni akazi ugomba kujya mutekereza gushaka kandi. Ako kandi kakaba kukukunganira, ntukavemo ariko ukaba ufite akandi kazi kukukunganira ku ruhande, cyangwa se ukagakora uri gushaka igishoro cyo kwikorera kuko ugatinzemo nta bindi byo ku ruhande ufite. Akazi k'ubwarimu ntikagukiza. Rero aka kazi tutakavuzeho byinshi, abarimu benshi bamara imyaka 25 bigisha, ariko bagera mu zabukuru bagasaba inguzanyo yo kwishyura amashanyarazi, amazi, icumbi n'ibindi baba bakeneye by'ibanze. Si uko baba batarakoze, ahubwo ni sisiteme y'akazi itabagenera amahirwe yo kwikura mu bukene. Umwarimu akwiye kuba umunyacyubahiro n'umukire, ariko sisiteme y'ubuzima tugenderamo ntabwo ibimwemerera. Umurimo wa kabiri ushobora gukora wawutindamo ukaba utagukiza ni umurimo w'igisekirite. Uyu murimo ntusaba amashuri menshi, upfa kuba uwushoboye. Abenshi bawujyamo kuko ako kazi kaboneka vuba kandi ukaba ushobora guhembwa buri kwezi. Ariko uyu murimo uwukora, wa wundi uba akora igisekirite akora rindi by'abandi bari kwinjiza cyangwa ibyo bagezeho. Ariko wowe kugira ngo aka kazi kazakugeze ku mitungo, nawe uha abasekirite akazi bakurindira imitungo yawe y'inzozi, aho kuguteza imbere uyu murimo ukomeza kugusigaho utangiriye. Umurimo wa gatatu ni umurimo w'igiforomo, umuforomo wo hasi wa muforomo wo hasi. Aka ni akazi gafite icyubahiro kanatuma ugira status nziza muri sosiyete, ndetse abantu benshi baragakunda kuko uvura abantu benshi mu gihe barwaye, batabara ubuzima bwabo. Ariko ikibi cy'aka kazi, gahemba umushahara muto ugereranije n'umuntu uko aba yakoze, gatera stress n'umunaniro ukabije. Abenshi bakora amasaha y'ikirenga bitewe n'abarwayi bafite. Rero abantu benshi bakora kano kazi bavura abandi, ariko bo ubuzima bwabo bw'imari bugakomeza kurwara ubudakira. Bityo uyu murimo kugira ngo uguteze imbere bikaba bisaba kwiga ugashaka diplome iguhembera kuri nivo yo hejuru nka A1 cyangwa A0, ukongererwa umushahara, cyangwa ugakora urundanya igishoro nanone,
cyamara kuboneka ukakavamo ugakora ibindi. Umurimo wa kane tugiye kuvugaho ni abantu bakora mu mahoteli nk'abaseriveri cyangwa se mu tubari. Mpamvu abantu benshi bakunda aka kazi, habamo tipu nyinshi. Habamo za tipu, ni akazi gahoraho, akenshi ubona icyo kunywa n'icyo kurya utakiguze ndetse n'icumbi nturyishyura. Ariko ikibi cy'aka kazi, gatanga umushahara muto, ukora iminsi yose kandi ukorera ibyishimo by'abandi, ariko we nta mahoro ukaguha. Iyo udafasha abakiriya neza ngo babe bagura, nawe ntuhembwa, kuko igihe cyo guhembwa iyo kigeze bareba uko winjije. Nubwo muba mwaravuganye ayo uzahembwa ku kwezi, ariko abakiriya bataje kugura, wowe wagura ute? Wahembwa ute? Uko uhembwa iyo abakiriya binjije, bityo uba ukorera kuri pressure ya boss wawe. Iyo atakwishimiye cyangwa business ikagenda nabi, arakwirukana, ukaba ushobora gutaha nta n'ubwizigame uhakuye. Akazi ka gatanu tugiye kurebera hamwe ni akazi ko mu ruganda. Aka kazi nako abantu bagakundira ko iyo ukoze neza kaba ari akazi gahoraho kandi kadasaba amashuri menshi, ahubwo gasaba imbaraga gusa. Ikindi nako umushahara uwubona buri kwezi, ariko ikibi cyako ni uko gasaba ingufu nyinshi. Ugakora igihe kirekire kandi gafite risike, aho abakozi batakaza ingingo zimwe z'umubiri n'amaboko, intoki n'izindi ngingo bitewe n'ubwoko bw'akazi bakora. Aka kazi rero gateza imbere ba nyir'uruganda, ariko abakozi bo bakaguma hasi. Niba rero ukora aka kazi, ugakora uzigama igishoro, ukavemo uwikorere, kuko nugasaziramo ntuzaba umukire nk'uko ubyifuza. Birumvikana ko kuba umukire uko umuntu abyifuza ntabwo byashoboka, kuko ibyifuzo by'umuntu ntibirangira, nta mupaka bigira. Ariko iyi mirimo tuvuze haruguru, abenshi bayikora bakayisaziramo, basaza batabaye abakire. Hari n'umurimo wa gatandatu nari ngiye kongeraho, ariko ndiyifashe, kuko ndamutse nkuvuze ndabizi bamwe muri mwe mwantuka muri komenti cyangwa se mukashyiraho komenti ziteye ubwoba. Ariko ukuri ni uko hari imirimo myinshi ushobora gukora, uwo murimo rwose wawukora ukaguhemba, ariko ukaba udashobora kwikemurira ibibazo ufite kandi witwa ngo ufite akazi. Ukaba udashobora kwizigama, umuntu akaba ashobora kugusura ukabura icyo umwakiza, ukaba ushobora kurwara ukabura uko wivuza, wagira akabazo kagutunguye gaciriritse kugakemura bikakunanira. Ariko ikibazo, imirimo yose twavuze usanga abantu bayikiriramo ari abantu bari mu myanya yo hejuru. Ntabwo nasoza ntagusabye kubaha umurimo wose. Iyi mirimo nubwo twayivuze itunze abantu benshi, itunze imiryango myinshi, hari abantu benshi itunze. Kuba twayivuzeho ntabwo twari turi kuyisebya, ahubwo ni ukugira ngo dutange inyunganizi ku bantu bahumuke. Iki kiganiro cyitwa Tinyuka usobanukirwe. Buriya iyo dutanga ikiganiro nk'iki ngiki ntabwo tuba tugamije kugumura abantu, kuko natwe iyi mirimo turayikora, abenshi muri twe turayikora. Ariko umurimo nk'uyu nguyu niba uwubonye nta kandi kazi ufite, ukore, kuko gusuzugura umurimo ngo nturi buwukore ubwabyo kandi uri umushomeri ni amakosa. Kuko akazi gasuzuguritse ushobora kugakora, wakwizigamira kakazaguha igishoro ukaba wakora ibihambaye. Ikibi ni ukwanga akazi, ejo ukazaba uri gusabiriza abakora ka kazi wasuzuguye. Niba rero ukora umwe muri iyi mirimo, si icyaha, si n'ikosa, natwe turayikora. Ahubwo ikosa ni uko wakwizera ko uwo murimo uzagukiza, ukawurambirizaho, ukaba udashobora gushakisha ibindi wakora ku ruhande. Ako kazi gakore, uhembwe, ariko wubake n'akandi kantu ku ruhande k'inyunganizi, kandi ufite intego yo kuzatera intambwe ugakora kisumbuyeho. Ntushobora gutera intambwe 10 utahereye ku ya mbere. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa, ukaba ugitegurirwa
na Unguka Ubumenyi Post. Njye wakikugejejeho nitwa Emmy Fierté. Kanda subscribe kugira ngo tubane mu biganiro biza gukurikiraho. Ejo hawe heza harashoboka. God bless.